Hello, ndabashimiye cyane mbaye ikaze bene data Uwiteka abaha umugisha. Ni Eric Ndayishimiye ibisanzwe. Nshimira cyane abakoze subscribe kandi mugakora kunzogera. Mwebwe mushishikazwa no gukora share, Imana ijye ibaha umugisha musangiza ubutumwa bwiza abakristo bene data, abavandimwe, abaturanyi, imiryango, inshuti, abo dukorana, abo dusengana, abo twigana. Imana ibaha umugisha. Rero turaza kujya mu byanditswe n'ubundi twiyumvira ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko tubijyamo turabanza gusenga nk'ibisanzwe kugira ngo Umwuka Wera tuyobore. Wakoze Mana nziza, Mana igira neza, Mana ishobora byose, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Ubwami bwawe buze Mwami Imana, kandi icyo ushaka kibeho mu isi nk'uko kibaho mu ijuru. Uwiteka utugenderere kandi udushoboze gukora byose. Reka Data ngushimire ko waturinze ukabana natwe. Data, ni byinshi byaduhigaga, byinshi byaheza ubugingo bwacu, ariko waturengeye Data, wagiye hagati yacu utubera amaso. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Duciye bugufi rero kugira ngo icyubahiro cyawe gishyirwe hejuru. Uwiteka ukomeze kubana natwe no kutugira neza. Tugiye kumva ijambo ryawe, Umwuka wawe atuyobore, Umwuka Wera atuyobore, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Mwakoze cyane rero, nongeye kubaha ikaze kugira ngo turusheho kubana kandi Uwiteka atugirire neza. Teme dufite uyu munsi turaza kuvuga duti ni iki gitera Imana guseka? Ni iki gitera Imana kunezerwa? Ni iki gitera Imana akanyamuneza? Ese biba byagenze gute? Ese uba wakoze iki kugira ngo usetse Imana? Uko byagenda kose, iyo usekeje Imana nawe iragusetsa. Nawe iragusetsa, kuko iyo wayisekeje ni ukuba wakoze ibyo ishima kandi ishaka, ni ukuba wakoze ibyo gukiranuka, ni ukuba ufite kwera kwayo muri wowe, ni ukuba uyoborwa n'Umwuka Wera. Gusetsa Imana ni uko witondera amategeko yayo. Gusetsa Imana ni uko ukora ibyo ishaka kandi ikunda. Gusetsa Imana ni uko wirinda icyaha, ukirinda n'igisa nacyo, ukagendera mu bushake bwayo no mu mugambi wayo. Imana nishimwe rero kandi tugire neza. Turaza gusoma mu byanditswe dusanga amagambo dusanga mu gitabo cyo kubara. Turasoma umurongo wa 6, ibice 6, umurongo wa 25. Haravuga hati, Uwiteka kurebe neza aguha amahoro. Aho ni ibice 26, nako umurongo wa 26. Wa 25 haravuga ngo, Uwiteka akumurikishirize mu maso he akugirire neza. Uwiteka akurebe neza aguhe amahoro. Iyo usomye umurongo ubanziriza wa 24 aravuga ngo, Uwiteka aguhe umugisha akurinde. Imana nishimwe. Uwiteka aguhe umugisha akurinde, akumurikishirize mu maso he akugirire neza. Uwiteka iyo akumurikishirize mu maso he, imyaku yose kuvaho, umuvumo kuvaho, ibyo bakuvumye bikuvaho, ibyo bagutongereye bikuvaho, ibyawe baziritse birahambuka, kuko Uwiteka yakumurikiye. Inzira zawe noneho ziragororoka, urugo rwawe ruragendwa, wongera ukagira abashyitsi, wongera ukagira igikundiro, cyangiro cy'abadayimoni kikuvaho. Uwiteka iyo akumurikiye, imigambi yose y'ababi ntihama kandi ntisohora ku buzima bwawe, kuko Uwiteka aba yabyemeye akakugirira neza. Uwiteka nashimwe kandi nahabwe icyubahiro. Uwiteka iyo akumurikishirije mu maso he, urubyaro ruraboneka, akazi karaboneka, amafaranga araboneka, ugira amahoro muri wowe, ugira umunezero, uhora wishimye, uhora umeze neza, uhora usabana n'abandi, kandi Umwuka Wera kugeraho kandi akaguhindura. Umwuka Wera akakuyobora, Umwuka Wera akakugira inama. Inzira zawe ntizongera kubamo imitego ikubuza gukomeza, ntizongera kubamo ibibazo n'ibyago, nta gahinda kongera kuzamo, kuko Uwiteka yakumurikiye. Reka nkubwire ngo uyu munsi Uwiteka akumurikishirize mu maso he. Ese mbere yo kukumurikishiriza mu maso he bibanza kugenda bite? Ese wowe uba usabwa gukora iki?
tuzi neza ko Imana yacu ni Imana igira neza, ni Imana itangira ubuntu, ni umubyeyi, ariko ni n'Imana nayo idusaba guhora twejejwe, guhora twiyeza, guhora dusenga ubudasiba. Ko ijambo ry'Imana riravuga ngo musenge ubudasiba kandi musenge Data mu kuri no mu mwuka. Kandi abayoborwa n'umwuka w'Imana abo bose nibo bana b'Imana. Uwiteka nashimwe. Ese wowe ubusabwa iki? Icyo ubusabwa cya mbere ni ugukiranukira Imana. Ni ugukiranukira Imana, ukegera Imana. Wakora icyaha ukihutira kwihana, Uwiteka akakubabarira kandi ukihanira kureka, kugira ngo utajya uhora wihana icyaha, ukihanira kureka. Uwiteka akarushaho kubana nawe no kukugirira neza. Unsekere jyewe umugaragu wawe, unyigishe kugendera mu nzira zitunganye. Reka dusome mu gitabo cya Zaburi 119 umurongo w'135 twumva uko havuga. Haravuga ngo umurikishirize umugaragu wawe mu maso hawe, unyigishe amategeko wandikishije. Uwiteka nashimwe kandi nahimbazwe. Imana itumurikishirije mu maso hayo kandi itwigisha amategeko yandikishije. Turushaho kumenya amategeko y'Imana kandi tuyitondere, kugira ngo dukore ibitunganye rwose, kugira ngo turusheho kugendera mu nzira Imana ishaka kandi ishima, mu nzira zinezeza Imana, irusheho kutwizera no kudukunda, irusheho kutubera amaso, irushaho kudutangira ubuhamya. Twese tubizi neza muri Yobu ukuntu Satani yasabye Yobu, Imana ivuze iti wamubonye Yobu umugaragu wanjye. Nuko Imana yari inezerewe cyane Yobu. Imana yari ifite akanyamuneza ku bwa Yobu, yaramukundaga cyane kandi imutangira ubuhamya. Nibwo Satani yavuze iti arabuzwa n'iki se ko wamuhaye byose? Wamuhaye ubutunzi, afite abana, afite umuryango, yabuzwa n'iki ubundi kugukunda no kukunambaho? Kora mu bye urebe ko atazakwihakana. Imana irabyemera ariko imwima ubugingo bwe. Ibintu Yobu bimushiraho, abana bageraho bamushiraho, ariko aravuga ati nzarinda mfa ntarikuraho kuba inyangamugayo. Akomeza akiranukira Imana. Yobu akomeza gukiranukira Imana. Aravuga ati Imana niyo yabimpaye kandi niyo ibyishubije, nihimbazwe. Ese wowe iyo ari ikibazo ugize utuka Imana, cyangwa uravuga uti byose n'iby'isi bizashirana nayo, ahubwo ugatumbira ibyo mu ijuru? Imana ijya yemera ko byose bitugeraho, kandi ijambo ryayo riravuga ngo ibyago n'amakuba ni byinshi ku mukiranutsi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Yesu nashimwe cyane. Nibyo bizatugeraho ariko ntacyo bizadutwara. Ikintu kinezeza Imana rero niyo yemeye bikakugeraho, ugakomeza kuba maso, ugasenga kandi ugashikama, ugakomera, Imana irushaho kunezera. Iravuga iti umwana wanjye arakomeye, umwana wanjye arahamya, azi guhamya. Ntago ari wa wundi umvugira iyo namugiriye neza gusa, si wa wundi umvugira iyo namugaburiye, iyo namwambitse, iyo namwishyuriye inzu, si wa wundi umvugira iyo namuhaye abana, ahubwo niyo yatinze kubyara aramvugira, iyo yatinze kurya aramvugira, iyo yatinze kurya nta nkozi isoni, ntago ajya kwiyandarika, nta korakora, nta jarajara, ntashobora guca uwo bashakanye inyuma, kuko yiringiye Imana ishobora byose. Ahubwo ajya ku mavi agasenga, akarwanisha amavi yombi, agasenga Imana. Imana ikanezerwa aho iri mu ijuru, ikavuga iti umwana wanjye sinzamubabaza iteka, kandi n'igihe wamukomerekeje nje kumwomora. Yesu nakutugirire neza. Ngo hamagara noneho hari uwakumva. Ese uwo mubera watabaza ninde? Iryo ni ijambo ry'Imana ribivuga.
uretse Imana yonyine yo kukurengera, nta wundi ushobora kukurengera. Umwana w'umuntu nubwo yagukorera ikintu ntiyabikora byose, nubwo yagikora ejo bundi urongera ugakenera ikindi, kandi ntazahora agufasha. Ariko Uwiteka Imana ntijya irambirwa kutugirira neza, kandi izi ibyo yibwira kutugirira ni ibyiza si ibibi. Uwiteka nashimwe kandi nahabwe icyubahiro. Niyo mpamvu nkuzaniye iri jambo rivuga ngo igitera Imana guseka kandi ikanezerwa. Ijambo ry'Imana ravuga ngo mushakashake ko mwamenya ibyo umwami ashima aba ari byo mukora. Ese iyo umenya ibyo umwami ashima n'ibyo ukora? Ese iyo utinze kubyara ntabwo ujya hahandi bashaka imiti ngo ubyare? Ese iyo ubona urugo rwawe nta mahoro arimo, urasenga cyangwa ujya kubaza ya miti? Uwiteka tugirire neza ngo mushakashake ibyo umwami ashima aba ari byo mukora. Na Sara wari ingumba niwe wabyaye araheka. Iyo usomye mu gitabo cy'Itangiriro ibice 21 umurongo wa 6 aravuga ngo Sara aravuga ati Imana iransekeje, abazabyumva bose bazasekana nanjye. Ese wowe iyo ubonye gutabarwa kw'Imana gutinze kuri wowe, wizera Imana ugasenga cyangwa urirwanirira? Reka nkubwire ngo uyu munsi wa none ushikame usenge, wongere usenge, wongere ugarukire Imana bundi bushya. Niba warutanye, niba waruvuye mu byo kwizerwa, niba warubuze imbaraga, senga Imana ikongerera imbaraga. Senga Imana yongere ikongerera ibihe, igarura ibihe byawe byagiye. Kera warasengaga, kera wasengaga kenshi, kera wariyirizaga, kera waroze gusenga, kera wakomezaga abantu, kera niwe wari umuririmbyi, niwe wari umunyamasengesho, niwe wari umwinginzi, niwe wacurangiraga Imana, niwe wavugaga ubutumwa. Ariko ubu waranambitse. Reka wongere usabe Imana igusubize ku rufatiro, wongere ukore ibishimisha Imana, ukore ibitera Imana kunezerwa, ukore ibitera Imana akanyamuneza, ukore ibitera Imana kwishima, ikagutangira ubuhamya, ikavuga iti umwana wanjye nanjye sinzamukoza isoni, kuko aremera akihangana agategereza data. Yesu yaravuze ngo bana nimwanga igihano so abahana. Imana ijya yemera ko bitugeraho. Turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, kandi iyi si nta mahoro yuzuyemo twayiboneramo, niko umuririmbyi yavuze. Ariko Uwiteka niwe udushoboza kandi niwe uzatumara uyu mubabaro. Reka nkubwire ngo ntutinye, komeze kwizera Imana, komeze kwishingikiriza ku Mana. Uwiteka azakugirira neza mu izina rya Yesu Kristo. Imana burya iranezerwa cyane iyo tuyikunze twivuye inyuma. Nowa yakundaga Imana kuruta ikindi cyose. Ni urugero mbahaye, kabone naho nta wundi wayikundaga. Bibiliya yitubwira ko Nowa yagenderaga mu bushake bw'Imana kandi agasabana nayo cyane. Icyo nicyo cya mbere Imana igushakaho, ni ubusabane nayo. Niryo hame ritangaje mu by'Imana yaremye, kumva ko umuremyi wacu ashaka kugirana natwe ubusabane. Ese wumva ute gusabana n'Imana? Akenshi mu isi tujya twishingikiriza ku bantu, ukumva ngo umuntu ngo kuko afite akazi keza, atuye ahantu heza, ari umukire, kumva ushaka kuganira nawe, kumva ushaka gusabana nawe, kandi ugasanga Imana itanga ibyo byose ibifite iyo ntushaka gusabana nayo. Ese ubyumva uramutse ubaye inshuti nayo kurenza abantu? Kandi nanone ntiwaba inshuti nayo utari inshuti n'abantu. Usabwe kubikora byose, ariko ntiwizere umwana w'umuntu, ahubwo wizere Imana. Urushaho kwizera Imana. Imana niyo itanga inshuti, niyo itanga inshuti nyanshuti, ya yindi igukunda ukennye, imwe igukunda urwaye, imwe igukunda bakuvuga nabi, ariko yikemera ikakunambaho, ikugira inama, igukomeza, igusengera. Iyo niyo nshuti itangwa n'Imana. Imana yakuremye kugira ngo igukunde kandi yifuza ko nawe uyitura kuyikunda. Yo ubwayo iravuga ngo icyo nshaka si ibitambo, ni urukundo rwanyu. Sinshaka amaturo yanyu, nshaka ko mumenya. Ni kenshi uzumva Imana ivuga ngo
niba ari ikibazo ufitanye na mugenzi wawe, genda ubanze ugikemure mbere y'uko uza mu nzu yanjye. Ntabwo guturira Imana amafaranga menshi ari byo binezeza kurenza uko ugirana ubucuti na mugenzi wawe, ukunda mugenzi wawe, wihana ibyaha, ugakora ibyo gukiranuka. Imana ireba mu mutima, kandi n'imibiri yacu ni insengero z'Uwiteka, nizo zihimbaza Imana. Niyo mpamvu dukwiye kuyishimisha imitima yacu, imibiri yacu, kugira ngo irusheho kunezerwa. Reka mbashimire rero, nzabazanira ikindi gice dukomerezeho. Uwiteka nakomeze kutugira neza no kuduha umugisha. Mwe mwaba nanjye ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha. Uwiteka wakoze kubana natwe, izina rye nirihabwe icyubahiro kandi nirishyirwe hejuru. Turacyari imbere y'ubwiza bwawe, tugushimiye kubw'ijambo ryiza ryawe wemeye ko tuvugira aha hantu, rihinduye byinshi muri twebwe. Uwiteka twumvise ko unezerwa cyane iyo tugukunze byuzuye, iyo dukoze ibyo ushaka, iyo dukoze ibyo ushima, ibikunezeza iyo tubikoze, nawe urushaho kunezerwa. Ntuhabwe icyubahiro. Ngabana na buri umwe wese umuha umugisha. Uwiteka utanga umugisha kuri buri umwe wese, uhaze kwifuza kwe, gusa ikiruta byose urinde ubugingo bwacu. Ngabana natwe kandi tugire neza. Sabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwana wacu. Amen. Ni Eric, ndashimiye, ndabakunda cyane. Shalom.